Yes, ubundi baravuga ngo urugamba rugeze aho umwana arira nyina niyumve, bayita Rayon Sport Murera isaro ry'Inyanza cyangwa se ikipe y'Abanyarwanda, ubyite uko ushaka. Iyi kipe ya Rayon Sport iri mu bihe bitoroshye cyangwa se byabereye aho umwanzi ayishaka. Ni amakuru menshi cyane ari muri no ekipe ari kugenda agaragara cyangwa se avugwa ku mbuga nkoranyambaga. Ati byifashe bite sasa rero? Ikipe ya Rayon Sport imaze kugenda isohora amatangazo agiye atandukanye, abandi bavuga bati aya matangazo ntago byoroshye. Ni amatangazo ari kuvuga abahagaritswe, abatari kumwe na kipe izakina n'ikipe ya Mukura mu gikombe cy'amahoro. Umukino ubanza hariya i Huye bizaba ari ku munsi wo kuwa kabiri, ubwo ni ku munsi w'ejo. Abenshi muri kubyumva neza cyane. Aha ngaha tuje kuvuga amashyira y'inyuma cyangwa se ibyo utamenye ku masezerano ya Robertinho cyangwa se ibikubiye mu itangazo ryasohotse Rayon Sport yashyize hanze. Rayon Sport yashyize hanze itangazo rwose ivuga ko ihagaritse umutoza wayo bitewe n'uburwayi. Uti byagenze bite sasa rero? Nibyo tugiye kuva imuzi n'imuzingo, gusa ntabwo turavuga ku mutoza wayo gusa, turavuga no ku bakinnyi babiri baje gukurwa kuri liste yabazamanukana n'ikipe nkuru kujya gukina umukino ubanza w'igikombe cy'amahoro. Uraza kumbwirwa amazina nayo turayafite hano 5 kuri 5. Banza ukore subscribe, ni Ben Journalist Official, kora subscribe, nge turi kumwe ni Ben Journalist. Reka nze dutangire tuve imuzi n'imuzingo ibyaya matangazo ndetse turebe Rayon Sport irabahite mu bihe nk'ibi ngibi aho umwanzi ageze. Noneho ntabwo byoroshye ikipe ya Rayon Sport. Abafana bari kuvuga bati ese koko imikino yari isigaye iratunaniye kwihangana? Ni amakuru menshi cyane ari guturuka hariya mu Nzove, reka nze tubirambure 5 ku kandi. Yes, ndongeye ndabasuhuje rero, mbahaye ikaze. Ni Ben Journalist Official, chano yanyu, chano y'Abanyarwanda kabisa. Tugiye guhera ku itangazo rya Rayon Sport yasohoye ivuga ko umutoza wayo abaye ahagaritswe bitewe nuko afite ikibazo cy'uburwayi. Ni itangazo ryasohotse uyu munsi mu masaha y'isaa 4 zishyira saa 5. Ikipe ya Rayon Sport rwose ivuga ko umutoza wayo ibaye imuhagaritse. Ni umutoza w'Umunyabrazil bamwita Roberto Goncalves do Carmo cyangwa se Robertinho umwite uko ubishaka. Bakomeje baravuga bati umutoza mu Mazimaka Andre nawe abaye ahagaritswe azira imyitwarire mibi. Uyu mutoza w'abazamu we byakomeje mbere y'icyumweru ho gatoya bivugwa ko ahagaritswe bitewe n'imyitwarire mibi. Baramushinja kudakosora amakosa yakozwe n'abazamu cyangwa se n'umuzamu Kadime Ndiaye. Ikosa rimwe rikagaragara mu mukino, narikosore irya kabiri irya gatatu bagerageza kumubaza ubusobanuro agatanga ubusobanuro buhabanye. Ikipe ya Rayon Sport nawe yaje kuba imuhagarika maze itangaza umutoza bazamuye cyangwa se bakuye mu ikipe y'abagore bamugize umwungiriza, bamuzanye nk'umwungiriza bamwita Rwaka Claude, bamutangaza nkaho ari we ugiye kuba afashe ino kipe cyangwa se ari we ugiye kwibera umutoza mukuru. Bamwita Rwaka Claude, yaje kuba agirwa umutoza mukuru, niwe ugiye gutoza ino kipe ya Rayon Sport nkuru mu gihe kitazwi bitewe n'ikibazo cy'umutoza mukuru. Bavuga ati ararwaye. Rayon Sport yagize iti amakuru aravuga ko Rayon Sport yahagaritse umutoza mukuru Robertinho kubera umusaruro muke. Ikipe iraba iri mu maboko ya Rwaka Claude by'agateganyo. Ayo ni amakuru ava ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ava ahantu hagiye hatandukanye. Ibinyamakuru byanditse bivuga ko Robertinho we ahagaritswe azira umusaruro muke, ariko abantu benshi ntabwo babivugaho rumwe. Baribaza bati se umusaruro muke gute? Robertinho yaje gutangira shampiyona atangira anganya imikino 2 ya mbere ibanza, umukino wa Marine n'umukino w'Amagaju arayinganya. Baravuga bati bimeze bitereyo ko itangiye nabi. Gusa imikino yakurikiyeho yarayitsinze, aza gutsindwa umukino mu gusoza fazare, atsindwa umukino w'Amagaju
atsinzwe umukino w'amagaju baravuga bati se bimeze bite, gusa yari akiri ku mwanya wa mbere rwose ntacyo bamushinjaga. Robertinho yagaragaje ko yakinnye neza Fazare, kunganya imikino 2 ugatsindwa umwe, ubundi muri 15 ugatsinda imikino 12. Ni performance nziza, performance y'ikipe igaragaza ko ishaka igikombe. Gusa mu ntangiriro za z'igice cya kabiri, umutoza Robertinho Goncalves do Carmo bari bamuhaye uruhushya bamubwira bati jya kwivuza. yatse uruhushya agiye kwivuza amaso, bivuga ko arwaye amaso. Aya maso rero niyo yakomeje kuba ngo intandaro y'uburwayi bwe, bavuga ko arwaye amaso. Gusa mu itangazo Rayon Sport yasohoye yanditse ivuga ati umutoza mukuru abaye ahagaritswe kubera uburwayi. Abantu baribaza bati se umutoza kurwara bingana no guhagarikwa? Ese guhagarikwa ku nshingano bisobanuye iki? Iyo umuntu arwaye niba murushya akajya kwivuza cyangwa bakaba bamuhaye urushya akivuza, kumuhagarika byo bisobanuye iki? Ese ubundi iyo umuntu ahagaritswe abahembwa? Ibyo nabyo byakomeje guteza saga, ariko biravuga ko ari amaso ya Robertinho yagiye kwivuza. Aya maso rero ntago byoroshye kubera ko baravuga ko Robertinho abamuzi babana nawe umunsi ku wundi, amaso ye arakomeye cyane. Robertinho ari mu batoza ngo bari bageze ku rwego rw'uko mu kibuga abaza ati se Muhire ko nari kumubona ari he, Bugingo Hakimu ari hehe, akabaza abamwegere aho mukinnyi ari kandi ari umutoza mukuru. Ibyo rero byakomeje kumugora muri no mikino ishize, byakomeje kumugora kuko n'amaramprasoma ye yajyaga ku kibuga yazo ubona ko ari amaramprasoma yateguwe azwi, atari kuvuga ngo umukinnyi arananiwe akuye mu kibuga hashyizwe mu ndi. Ibyo rero abamugeregereye barabizi cyane, ndetse uwo bita Prosperi ari mu bayibonye kare aravuga ati Robertinho ararwaye akwiye gusimbuzwa. Yabonye umukino ikipe ya Rayon Sport yatsinzwemo n'amagaju, ubwo ni mu mpera za phase are. Prosper aravuga ati uyu mutoza tukwiye kumusezerera, ararwaye ntagabona. Ariko abayobozi baravuga bati reka tumuhe uruhushya ajye kwivuza, baramureka. Ariho yagiye kwivuza, agiye kwivuza agaruka phase tour iri gutangira, agaruka imikino ya phase tour iri gutangira. Bazi ko yakize, ariko nyuma yaho umutoza Kerani Selami agiye, umutoza ari umwungirije wapangaga imyitozo uko irakoreshwa, uko biragenda, abasimbura amurebera byose, yaje kuba yigendera. Agiye intege nke zitangira kugaragara mu ikipe, bihita bikubitaniraho no kugenda k'umutoza wongerera imbaraga abakinnyi cyangwa se umutoza wa physique Ayabonga Lebitsa. Ibi nabyo byongera gutuma ikipe igaragaza intege nkeya. Abafana bakabireba muri angle bavuga bati se biri guterwa n'iki? Abakinnyi byagenze bite? Bamwe bati amafaranga bahabwaga ni bari kuyahabwa, abandi gutya. Inkuru ziba nyinshi, ariko ngo ukuri ko ari kuriho ni kumwe. Umutoza ni yari afite abamusapotinga cyangwa se abo bafatanya kuyobora ikipe. Byakomeje kuba ibisanzwe, maze ikipe ya Rayon Sport imuhitiramo umutoza uza kumwungiriza ariho Rwaka Claude. Yaje araza aje kumwungiriza, mu kuza kumwungiriza ubwo ngubwo na Lebitsa yari yaragarutse, baramugaruye mu kongera imbaraga General byanze. Ariko byakomeje kugorana ubwo ino kipe ya Rayon Sport yagize gutya igatsindwa n'ikipe ya Mukura. Kwahise gushyira amanota makeya hagati y'ikipe yayo na AP. Amanota amaze kuba make hagati yayo n'ikipe ya AP, abareba baravuga bati igikombe kiri kugenda kiri kuduca mu intoki. Ubwo ni abayobozi b'ikipe ya Sport nabo komeza kuvuga ati se bimeze bite, umutoza bimeze bite. Ariko umutoza akabwira ko ikibazo ari umukino, byose bibaho, gutsinda gutsindwa, kunganya. Nabahe ubusobanuro bwiza ngo ababwire uko ibintu bimeze. Baba bagiye gukina na Marine hari i Rubavu. Umutoza agize gutya
arakinnye, baramubanje, arishyuye, baramutsinze icya kabiri, arishyuye, nta nkuru hamana. Ikipe ya Rayon Sport rwose abayobozi bava ku kibuga bitotomba baravuga bati that's enough, ibi birahagije, ntabwo ari uku twari tubyiteze. Ubwo byahise bihorana n'ibihe twari tugezemo nk'igihugu, ibihe byo kwibuka, baba batuje mu gufata umwanzuro, ariko inama zari zakozwe bemeje ko Robertinho agomba gusezererwa, agomba guhagarikwa plutôt, akabanza akivuza. Ubwo batangaje ko yahagaritswe kubera impamvu z'uburwayi, situzi niba agiye kwivuza, ariko hope ko agiye kwivuza. Ubwo igihe azagarukira ntabwo kiramenyekana, nagaruka tuzagenda tubimenya. Reka tugaruke ku bakinnyi babiri baje kuba bivugwa ko batazagaragara mu mukino ikipe ya Rayon Sport izasuramo Mukura Victory Sport hari yihuye. Ni mukino wa mbere ubanza w'igikombe cy'amahoro. Ni breaking news zagiye hagaragara mu masaha y'isaa yine. Kadime Ndiaye na Nsabimana Aimable bakuwe mu bakinnyi ikipe ya Rayon Sport ijyana mu karere ka Huye. Impamvu: imyitwarire itavugwaho rumwe. Impamvu iragira ati imyitwarire itavugwaho rumwe. Aba bakinnyi bakuwe ku rutonde rw'abakinnyi bazajyana n'ikipe ya Rayon Sport mu karere ka Huye kubera imyitwarire itavugwaho rumwe. Aka kantu mukumve neza, kubera imyitwarire itavugwaho rumwe. Mu mukino mwarebye neza abawukurikiranye, umukino wahuje ikipe ya Rayon Sport na Marine, amakosa y'ibitego byabayeho ni ku burangare bwa defense, bikaba communication nkeya cyangwa se communication itameze neza hagati y'umusore Kadime Ndiaye n'umusore Nsabimana Aimable. Abangaba baje kuba bahagarikwa bitewe n'imyitwarire itavugwa. Iyo myitwarire itavugwaho rumwe abenshi barayihuza n'ibintu by'imbaraga zo hanze y'ikibuga, imbaraga zo kugura match cyangwa se ibyo bita match fixing. Gusa ayo ni amakuru utashyiraho umucyo ngo uvuge ngo nibyo koko. Gusa baravuga bati aba bantu ibyo ari byo byose ntabwo byumvikana uburyo ki amakosa babiri, ikipe ya Rayon Sport n'ubuyobozi barakaye. Umuntu n'umwe wese ukekwa arahagarikwa cyangwa se asigwe ntajyane n'abandi. Ukekwa wese arasigwa. Kadime Ndiaye we amakosa amaze gutsindwa ibitego bitatu ubona ko bijya gusa. Ibitego bitatu ubona ko bijya gusa ni 3-2, ubona ko bijya gusa rwose. Baravuga bati Kadime Ndiaye banza wicare tubanze tumenye ibyawe. Hari abari kumushinja ko agura imikino, abandi bakamushinja ko adafite ubwo bwitange cyangwa se umwuka umwe n'abandi bakinnyi mu gushaka igikombe. Ubwo rero bahisemo kubasiga n'abayobozi ba Rayon Sport bari seriye, bari gushaka igikombe. Gusa ibi ngibi ntago byoroshye habe na gatoya, kubera ko biratuma abafana bibaza niba bazatwara igikombe. Ikipe iri gushaka igikombe, amatangazo ngaya yasohoka mu bihe nk'ibi. Ikipe igeze 1/2 cy'igikombe cy'amahoro, ikipe igeze mu mikino hafi 8 isigaye ya shampiyona ngo shampiyona irangire, ariko amatangazo ngaya umutoza arahagaritswe, abakinnyi batangiye guhagarikwa. Abantu bakibaza bati se ibi bintu biragana he? Abafana batangiye kuvuga ati birarangiye, ariko abayobozi ba Rayon Sport bari kuvuga bati turajyana n'abagenda, turashaka igikombe cya shampiyona n'igikombe cy'amahoro umwaka utadukiye gusohoka. Nta mpamvu yo kugenda n'abantu mudafite intego zimwe. Nuko abafana nako abayobozi ba Rayon Sport bari kuvuga, ariko ntago byoroshye. Ni ugutegereza tukareba ko umusaruro uri buze kuboneka, ariko nutabonekwa biraza gusiga ikindi kintu gikomeye muri Rayon Sport. Umwaka ukiri mwiza hagati y'abayobozi n'abakinnyi, bitewe n'izo mbaraga bari kuvuga ziri inyuma. Bivugwa ko hari n'ibindi bintu biri gukorerwa inyuma batazi, bakiri kugenzura. Biravugwa ko abakinnyi
kuba bagurisha imikino cyangwa se match fixing, abandi bagakekwaho discipline nkeya nk'uwo nguwo umutoza w'abazamu. Si imyitwarire gusa yo kuba umuzamu watsindwa, ahubwo hari n'ibindi akekwaho nawe yabaye ahagaritswe. Reka tubihange amaso gusa abafana ba Rayon Sport ndetse n'abakunzi muri rusange bari kwibaza bati se shampiyona wa mwimerere urakomeza ube wa wundi, igikombe kizaba icyande? APR FC yo iri mu mwuka mwiza cyane, umwuka uturuka hariya Kacyiru umeze neza rwose, ibintu bimeze neza. APR yo urabona bari hamwe, bafite intego zimwe, bayoboye n'urutonde rwa shampiyona ubu ngubu. Rayon Sport ikina n'Amagaju niyo match ikurikiraho. Reka tubihange amaso, turaza kumenya uko biragenda bihindagurika. Ese amatangazo avuguruza aya ngaya ari buze gusohoka, cyangwa turaza kubona indi myanzuro ikakaye? Ntabwo turamenya uko biri buze kugenda, gusa amakuru yose ari buze gusohoka turahabaye ngo tuyakugezeho. Ni ya channel yanyu, ni Ben Journalist Official. Reka mbe nsubikiye hano, kora subscribe, like, comment, share, ubundi tujye tubana buri munsi umunsi ku wundi, tugende twiganira amakuru y'imikino yo nakagaruka.